Wiki? Twongeye Ni biki ndeba hano hanga? twongeye sheri uyaha. Yegase. Niko. Bene biki mbona hanga? Ufite. Hano amadorari cyangwa n'amacupa? Kajya gutambira manu inziza. Imana ni nziza kandi. Nabaye nari ndushye manu inziza. Ufasha. Sheri. Kira. Umva. Imana ikura ku cyavu. Samenyereze. Eh? Usikari ukamenya mfasha no kwidorari. Singe Nangaye. siyuna amadorari ni miliyoni 3. Ntaye nano gadesha. No, urabona. Miliyoni 300. Miliyoni 300. Wumviki? Miliyoni 300. Mwongeye wa muzungu. Muzungu wambwira yambwiye ngo yani moto nganga nzajya kuvunjisha mu moto. Wa muzungu mwari urahanda aje mu. Wa muzungu. Achi. Anumbwira ngo namenye n'abazungu bari. Arega buri uzangiza wowe. Basoma. Wakoze iki? Umva rero wabizi cya kidamu cyahara hirya kimwe kinini Cya kigore cyawe se? gifite imisatsi yatenze ijya kumera nk'iyi nimuza yatenze atapana. Cya kigore cyawe gifite amanyashya ko cya kigore uriya mugore wa ni mwiza. Ni mwiza. Ndabonye ateye neza kabisa. Umva rero kirambwira ati urabona wa mupasiteri uza kubasengera. Umupasiteri umwe bakorana kuri rwa rusengero rwo hino. Sinikozeho ra ibyo nari ngiye gupanga ndabitaga cyabipanze. Abo se nta kibareka mugende guhura n'umugore we ndabizi wewe uri mu ndi mbere. Gara ese oya nta na kimwe ndi gukubaza ndashaka nagusuhuje. Nsuzumi. Oya Urambaza icyo uzompagarika uko wiboneye. sinawe uranyihindutsa kabisa. Wihinduka si biki hari ubu umuntu ari kwiyana uzi ndara gutekereza uranze kumagarika aho nari unciye kimeye kugerayo. Nyine wabaye. Nabaye iki sibyo birakureba. Ugiye muri yakubangama n'umwitambika mu nzira z'abantu. Muninze kugonga ndi kwigendera ndi kwigira mu byanjye urunze. Nyine umva. Hasi urukumbazi. Nyine watuje nakubwira n'ibyo. Bambwira iki se? Ariko nkajya mu byo ndabizi ko yakubye amafaranga cicika nkubwira uwo bayahaye. Ati kibazo ufite? Bayanjye. Reka amakuru yacu nyakomereze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abanyarwandakazi nongeye kubashimira mbahereza ikaze kuri Kidasamura TV Rwanda. Ni itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba cyane cyane mwe mureba amafilimi atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, nk'abantu mwakunze seri nkabamenya, nk'abantu bakunze seri nk'umuturanyi. Kidasamura TV Rwanda yazanye episode imeze neza cyane. Nimba iyi video twabanjije gucishaho wayikunze, reba hasi muri komenti harimo link ya YouTube ukandeho iyo video paka irangiye. Abanyarwandakazi turi kuroketa abakinnyi binjira muri Kidasamura TV Rwanda. Nimba nawe ufite impano yo kuba wakina filimi nyarwanda, nyaboneka tujoyininge uze dukorane tutangire gukorera ku mafaranga 078 46 02 885. Iyo niyo nimero watuboneraho watujoyininga ukaza tugakorera ku mafaranga. Ikindi abantu mumaze iminsi mumbaza ngo amakuru byagenze gute kuki mutakiduha amakuru rwose turayabaha, muhumure. Amakuru ugiye kuzajya dushyiraho video y'amakuru, dushyiraho na episode isanzwe, ariko muri iki gihe turi kurokirita abakinnyi twagize ikibazo kitoroshye, tubura umwanya wo gufata amakuru. Nkuko nabwiye ko dufite abanyamakuru mu bice bitandukanye bigize igihugu, amakuru turafite turayujuje, gusa tuzayabahera icyarimwe. Mwitegure kubona show cyangwa mwitegure kubona pate after pate. Bivuze ngo rero Kidasamura TV Rwanda dufite impinduramatwara cyangwa dufite impinduka mu bintu turi gukora. Filimi zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda tugiye kujya tuzicisha kuri Kidasamura TV Rwanda. Hari ibindi bintu twongeyeho, sport, ariyo siporo, film, comedy, ngira ngo kuri title ya YouTube channel ngira ngo mujya mubibona bimwe na bimwe. Ariko impamvu twavuze ngo filimi kuri title bikaba biriho, ubu tugeze mu gihe cya filimi, nitugera mu gihe cya comedy tuzabwira, nitugera mu gihe cy'amakuru tuzabwira, tugera mu gihe cy'amakuru tuzajya tubibabwira. Bivuze ngo icyo usabwa tujoyininga kuri Kidasamura TV Rwanda. Amagambo yanjye yarayo ngayo nicyo nagira ngo mbabwire, kandi muhaye ikaze kuri Kidasamura TV Rwanda. Uyokoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugizo niyo tubikesha, nibyo twenda kugiraho niyo tubikesha. Iyi channel ni yanjye namwe, twese turayifatanyije, ifitiye inyungu namwe ebafitiye inyungu. Muze tuyijoyininga, tuyitere support, tugere ku rwego rwo hejuru. Muze dukirigite ku ifaranga abantu mukeneye gukora, abantu mufite impano zo gukina filimi nyarwanda. Reka
ndangiza amakuru yanyu mvuga gutya ngo Imana ibarinde ibahereze ubuzima buzira umuze kandi Imana ikomeze kubaha byinshi mu buzima bwanyu, byinshi mukeneye, kandi ikindi nanjye bambasabira iyo mu ijuru. Murakoze cyane, Imana ibarinde.